Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, nitwa Nshimiyimana Jean Claude ukunda gukoresha umuyoboro wa Izabikorari. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza, mbazaniye ikiganiro kiryoshye cyane kibanda ku mubyeyi Bikira Mariya, kibanda ku gaciro duha Bikira Mariya cyangwa se ku byo wibaza kuri Bikira Mariya. Ushobora kwibaza ngo kuki tumuha icyubahiro birenze icyo duha umwana we? Ntabwo nyamara ariko bimeze, ahubwo bose tubaha icyubahiro kimwe, kuko bisa nkaho umubyeyi n'umwana bagira icyubahiro kingana. Rero hari ababikora nabi, bafata icyubahiro bakagira umwana bakakiha umubyeyi. Ntabwo ari byo, buriya nabyita mu Kinyarwanda cyuzuye ubusare. Ibyiza niba ukunze umwana kunda n'umubyeyi we, niba ukunze umubyeyi kunda n'umwana. Gukunda kimwe ntabwo ibyo bintu bijyana, kunda umubyeyi ukunde n'umwana. Uyu munsi mu kiganiro cya none ndifashisha igitabo cyitwa Nzi uwo nemeye. Ni igitabo cyanditswe na Padiri Victor Amerika mu Gushyingo 2019. Ngira ngo murakibona hano. Ni igitabo cyiza cyane, nagukangurira nawe kugura. Ugishaka wanyandikira nkabasha kukikugezaho byoroshye cyane. Ni igitabo rero ndi kuri paje 128. Igitabo cyitwa Nzi uwo nemeye kiraboneka cyane, ugishaka wambwira nawe nkakikugezaho. Ndi kuri paje 128 ku nsanganyamatsiko igira iti umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwacu. Umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwacu ni uwuhe? Niyo nyigisho nshaka ko uyu munsi tugarukaho, kugira ngo tumenye umwanya duha Bikira Mariya mu buzima bwacu. Dusabe Roho Mutagatifu atuyobore muri iki kiganiro, kugira ngo tubashe gucengerwa no kunyurwa n'ibyo tugiye kukigiramo, kugira ngo tuze gusoza buri wese yamaze kumenya aho yishyira mu cyubahiro aha umubyeyi Bikira Mariya. Mbese uherereye ku ruhe ruhande? Umwanya wa Bikira Mariya ungana ute mu buzima bwawe? Ese umwubaha nk'uwakubyariye umucunguzi? Umwubaha nk'ujya kurengera igihe wahuye n'amage? Umwubaha nk'umwamikazi w'abakene cyane ko atwumva cyane? Ni mucyo rero tujyane muri iki kiganiro, umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwacu. Bikira Mariya adufatiye runini ku buryo uwavuga ibye ntiyabona aho akwiza inyandiko zamuvugaho. Reka mpere kuri aka gatekerezo kagufi ariko gashobora kugira icyo kongera ku myumvire yacu. Ni agakuru gasa nkaho nyine gatangaje ariko kigisha, kandi buri wese gasobanura ibintu neza ku mubyeyi Bikira Mariya, cyangwa se muri rusange ku mubyeyi n'umwana. Padiri yakundaga gusangira na pasiteri, maze pasiteri akajya abaza padiri ati kuki abagatolika mukunda Bikira Mariya cyane ndetse mukamuha n'icyubahiro kirenze icy'intumwa n'abahanuzi? Padiri ati ni uko yatubyariye umucunguzi. Pasiteri ati bivugwa he ko uriya mugore akwiye guhabwa icyubahiro kirenze nk'icyo mumuha? Padiri ati ntiwapfa kubyiyumvisha. Umunsi umwe padiri agabira inka pasiteri, nuko pasiteri akoranya abantu barimo na nyina ngo bajye gushimira padiri. Nuko padiri nawe aratumira, mbega akoresha ibirori. Aho pasiteri aziye ariwe mushyitsi mukuru, bamuha icyubahiro kimukwiye ndetse n'abashyitsi bazanye. Nuko nyina wa pasiteri amwicaza ku myugariro. Ibirori birangiye, pasiteri aza kubona aho nyina bamwicaje. Iramubabaza cyane ngo bakagombye kumwicaza hafi y'umuhungu we. Pasiteri nuko aragenda afata nyina akaboko, bava muri ibyo birori baritahira. Bukeye pasiteri aza kubaza padiri icyatumye amusuzugurira umubyeyi. Padiri ati iyo uhaye Yezu umwanya umukwiriye, ukima nyina umwanya na muto mu buzima bwawe, nabyo bishengura Yezu aho atetse ijabiro.
kuki wababajwe n'uko nyoko atakwicaye iruhande? Pasiteri abura icyo asubiza. Bavandimwe, burya ntawe ukunda umwana ngo yange umubyeyi we. Muri byinshi twavuze muri iyi nyandiko nibyo tutacukumbuye cyane. Twongere twibutse muri make ko Bikira Mariya afite umwihariko koko. Bikira Mariya ni umubyeyi uduhihirikanira. Ngira ngo inkuru ya pasiteri na padiri mwumvise uburyo yashojwe. Padiri ari kubwira pasiteri ati, iyo uhaye Yezu umwanya umukwiriye, ukima nyina umwanya na muto mu buzima bwawe, nabyo bishengura Yezu aho atetse ijabiro. Kuki wababajwe n'uko nyoko atakwicaye iruhande? Pasiteri abura icyo asubiza. Bavandimwe, burya ntawe ukunda umwana ngo yange umubyeyi we. Reka dukomeze, ngira ngo iyi nkuru irasobanutse. Bikira Mariya ni umubyeyi uduhihirikanira. Bikira Mariya ni umubyeyi uduhora hafi akatumenyera icyo dukeneye. Ntahwema kutuvuganira umwanya ku mwana we Yezu Kristo. Ni byiza guhora tuzirikana iteka aya magambo akomeye kandi akwiye kwizerwa. Bikira Mariya yavuze i Kana mu Galileya agira ati, icyo ababwira cyose mugikore, nk'uko tubibona mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 5. Tureke rero kwihunza uwo mubyeyi kuko ahora ahindikana kubera twe, no kugira ngo tubone umukiro umwana we atanga. Abashaka ko Yezu abakorera ibyo bakeneye, inzira ngufi banyuraho ni Bikira Mariya nyina wa Jambo. Bikira Mariya ni umubyeyi udutabara. Nta na rimwe umubyeyi w'Imana n'uwacu ajya atwirengagiza. Iyo tumutakiye aradutabara akaduhumuriza. Bikira Mariya ni umubyeyi wacu, ntashobora kudutererana. Mu bibazo bituzitira tumwemerere atwiyoborere, atubwirize ikinyura Imana. Mu bukwe Bikira Mariya ni umubyeyi utuvuganira. Mu bukwe bw'i Kana Bikira Mariya yerekanye ko ahangayikishwa n'ibishobora kuduhushavuza, akabibona kare kandi akadusabira ku mwana we. Niwe nzira ngufi yo kugera kuri Yezu, kuko aramuzi kandi amufiteho ubutoni nk'umubyeyi we. Bikira Mariya ni umubyeyi utuburira. Bikira Mariya niwe nzira nziza igera kuri Yezu Kristo, akadutoza icyo umwana we ashaka, maze ibyishimo byacu bigahora bisendereye. Bikira Mariya aducira amarenga y'ibizaba. Hahirwa abamwemera kandi bakamwizera, kuko badatungurwa n'ibibabaho muri uru rugendo rugana mu ijuru. Nyina wa Jambo, nta divayi bagifite nk'ubwo bw'i Kana mu Galileya, nk'uko tubibona mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Nimwicuze kuko isi igiye kugwa mu rwobo. Reba ubutumwa bw'abonekerwa Kibeho uko byagenze. Ntushobora gutandukanya Bikira Mariya n'umwana we Yezu Kristo. Ishime unezerwe mwari wa Siyoni, wahebuje abagore bose umugisha. Nk'uko twabibonye, Bikira Mariya ni umugore udasanzwe, wari warahanuwe kuva kera. Abagore baratwa n'ibitabo bitagatifu
ubukuru bwe bugaragarira mu buhamya bwa marayika w'Imana, ubuhamya bwa Bikira Mariya ubwe ndetse n'ubuhamya bwa Elizabeti. Iyaba buri wese yabashaga kuzirikana koko uwo Bikira Mariya ari we n'icyubahiro ntagereranywa Imana yamuhaye, tujye duhora twibuka kandi twibaza impamvu umubyeyi w'Imana atugaragariza urukundo adufitiye kugeza ubwo yemera kudusura iwacu, by'umwihariko mu Rwanda i Kibeho. Bikira Mariya azanwa no kugira ngo tumwegurire ubuzima bwacu, akaga kacu, ibiduhangayikisha, ibyifuzo by'imiryango yacu n'iby'abacu. Aza aje kutwiyegereza ndetse no gutegurira imitima yacu kwakira Yezu Kristo. Muri ubu buzima hari byinshi bidutera agahinda, ariko kandi hari n'ibidushimisha. Twigire kuri Bikira Mariya kwiyumanganya, dore ko we yashyinguraga mu mutima we ibyamubagaho byose akanabizirikana. Reba mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 19, baza kuhasanga ibyashenguraga Bikira Mariya, ariko akabibika mu mutima we akiyumanganya. Ntawatinya kuvuga ko niba Mariya ari uwa mbere mu kwakira Yezu bw'umubiri, ni nawe wa mbere mu kwakira inyigisho ze, bityo nawe ari mu mubare w'abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Abumva ijambo rye bakarikurikiza, abo nibo yita ababyeyi n'abavandimwe be. Bikira Mariya ni umugore utagira inenge. Bikira Mariya rero si umugore nk'abandi, ni uwahebuje abagore bose umugisha, ni umutoni ku Mana, ni umugabekazi w'ijuru n'isi, ni umutako w'abakobwa, ni urugori rwera ariko rw'agahebuzo, ni umubyeyi w'Imana n'uw'abantu bose. Nk'uko Mutagatifu Maximilien Kolbe abivuga, uzakunda Bikira Mariya azahorana amahoro. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, menyekana, kundwa, singizwa na bose kandi na hose. Uzakumenya azagukunda, uzagukunda azahorana amahoro. Ibyo kandi byashimangiwe n'umuhire Papa Pawulo wa II, wavuze ko ntawe ushobora kuba umukristo nyawe niba adakunda Bikira Mariya. Nibyo, ntawatandukanya umwana na nyina. Bavandimwe, Bikira Mariya atubera urugero muri byinshi: ukwiyoroshya n'ukumvira, twigana ukwemera, ukwizera n'urukundo byamuranze. Kandi mu buzima bwacu buri munsi tubyarire isi ya none Umukiza, maze tuzagire ubutoni ku Mana. Mwamikaza ubana neza, ariko kuhagera birakomeye. Mwamikazi amatugeze, mubyeyi turukira Mariya, n'inkomere z'urugendo, duhuza amaso n'ab'inzara n'inyota irembeje, twibuka avuga ngo natwe ubwacu tubarya. Wagira wowe Mariya mubyeyi nawe jambo, udupakirwe turagusabye, ambari ibya mubyeyi, dufatire iry'iburyo mubyeyi, udutoze kwicisha bugufi, udutoze kukwigana, udutoze kukwigana. Ndabashimiye kuba mwaneze amatwi. Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe zose, umubyeyi w'impuhwe nyinshi, umwiyambaze
tuzagera kuri byinshi, kandi n'umubyeyi ukumva ntawagera kuri data atamunyuze, ntawagera ku mwana adaciye ku mubyeyi, ntawagera ku mubyeyi adaciye ku mwana. Bavandimwe, twibutse ko ikiganiro nabagejejeho uyu munsi wa none ari ikiganiro cyiswe umwanya wa Bikira Mariya mu buzima bwacu. Ni paje y'128 mu gitabo cyitwa Nzi uwo nemera. Igitabo cyanditswe na Padiri Victor Amerika. Ni igitabo kandi kikaba cyanditswe n'umusaseredoti wa diyosezi ya Kabgayi wahereye ubupadiri muri paruwasi avukamo St. Gitarama ku wa 13 Kanama. Igitabo kiraboneka cyane, ushobora nawe kuzakigura ukagisoma, cyangwa se ukacaho ukakibasha nawe kukikugenera kugira ngo kigufashe kwitandukanya mu bukristo bwawe. By'umwihariko gikubiyemo ibintu byinshi ukwiye kumenya nzagenda nanakugezaho, ariko byaba byiza nawe ukiguze kugira ngo bikorohere ubashe kugisoma. Gikubiyemo ibintu byinshi nk'umukristo akwiye gutunga. Igitabo cyitwa ngo Nzi uwo nemera. Mwakoze kubana nanjye, Imana Jean Claude, ariko nkoresha umuntu witwa Izabikora ari Imana iha umugisha. Ndabakunda cyane.